nzisutuyemo ngo wanyitaho unagukereje wari ugiye utagiyeyo. Oya nagomba kubanza ngatara ubuzima bwawe ko nibwo nicyo kintu cya mbere. Aho ngiye se ndaza kuba njyayo. Ntabwo wamenya se ya nshuti yawe ko bayihondaguye yaheze mu nzu. Bayihondaguye. Inshuti yanjye. Iyi Kanani. Ubu ari mu nzu yahezemo. Ubwo se nturanabimenya. Abagore bagira amakuru reka nikorera yanjye. Kajya gushyiramo agashati ndebe da. Nanjye ngiye kureba ayo makuru niba ariyo. Abeza amakuru y'abagore ntawayizera. Hari ikintu kiri kumerera pe. Igiki? Nagusabye ngo utahe. Banze gutaha. Pe nagushimye ariko ntabwo ari byiza ko nagukereza. Sibyo? Ndakwinginze. Ndakamere kugukereza. Oya ntabwo uri kunyerereza. Ngenda hano kugira ngo ufashe nkwiteho. Ndebe ko basi wamera neza. Nakubajije usanzwe unzi. Oya ntabwo muzi. Umugore wanjye mwari muziranye. Oya umugore ntabwo muzi. Kwiki kumbaza ibibazo byose. Ana. Ndakumva. Undeba ndababaye. Yego. Niki kikugoye? Babajwe n'iki? Ana itaye. Babarira itaye. Umva mbara nkubwire. Ba open ufunguke umutima wawe umbwire ndano kugufasha. Ana. Ndakumva. Kamubwira impamvu ushaka ko ugenda. Abaturanyi batagira ngo wenda nanazanye umugore pe. Gusa uri wo gushimirwa. Reka nkubwire. Sinzi icyo napfuye n'umugore wanjye. Niyo mpamvu nizeye ko azanagaruka. Ikindi mushiki wanjye nawe nubwo kuko umugore yagiye harabanje kugenda mushiki wanjye. We yagiye ku mpamvu z'akazi. Ushobora kuba namuhamagara akaza akafasha. Ariko nabwo kubera ubuzima bwo kujya guhiga ibiraka ntabwo namutesha akazi. Ngomba kwirura. Wenda amakuru nagenda akagera ku mugore wanjye niba kinkunda azaza nyiteho. Rero tujya muri gahunda zawe nzagushima. Nitutanongera kubonana nzahora mwibuka ko nahuye n'umukobwa witwa Ana. Iyo mba afite mwene mama muri kuzamukurangira akagutunga. Ndabyumva ko ntabwo nagenda gutya gusa. Sibyo? Ndagumanga nkurwaze nimba gutiranya abaturanyi. Ushaka gutuma umukondi mubyara wawe kabwira kwenda ndi mu family uri aho ngaho hafi naje gufasha. Bose bazi byakubaye hereka. Isi murumbira irayoberana ku musozi. Hana ndeka mbe njyenyine. Wakihanganye nkagumana nawe nkagufasha. Ese uzajya ujyana muri douche nzaguhereza amazi. Ntuzajya ugutekera se basi. Wowe wari ufite aho ugiye? Aho ngenda higomwa. Kubwanjye utazi. Yego. Kuki uri kubikora none? Mpamvu tumye mbikora ni yandi yatumye ngutabara ntibakwice. Kugira ngo nahinguka ubukiriho. Kuki noneho wanabaye ubundi? Ko nari nzi ko abantu bose babaye ba. Abantu babaye ariko hacyari mu bantu bagifite umutima wa kimuntu. Ana. Ndakumva. Ubwo wanjye yagiye mukunda. Yego. Kandi none ndacyamukunda. Kandi umuryango wanjye wose arawuzi. Rero havuta ajya hurubwa kuko waba warashenye urugo rwabuze n'undi mugore. Ariko umugore wawe nawe ntagucira byibura reka ibikorwa byiza wakoze bere kuzaguharabika. Ikaritsiye dutuyemo ibamwe abanyamagambo ibamo n'abantu bareba ibitabareba. Rero njye ntabwo nitaye ku banyamagambo. Nitaye kugira ngo ntabare ubuzima bwawe. Sibyo? Kandi madamu yawe naza tuzamusobanura uko byagenze. Ndagusezeranya ko naza nzahita ngenda. neza. Ni meza, ni karibu.
Mwakwicara nta kibazo. waga hano haracyahaba Harimo. Kanani abaha Arahari. nanje gusura tumva arimo ra Matiya ninjira ndimo nafunge Kanani siko ndi buhambira yewe amahoro Kanani bene wanyu bari banyishe bene wacu bene wanyu bene wanyu nande bene wacu nande komera Kanani ko bimeze se ni ibi ngibi uragenzwa n'iki se ahubwo urabona nta kingenza Kanani nk'inshuti yanjye koko nzajya amenya ibintu ari uko ngeze aha nawe urajya ukihererana ibintu ntakumbwira ese ubu abese kere twabashyira mu mwobo kuko ubagirira impuhwe kumba ari ingona yewe nuko bimeze Nuko bimeze bari bamwishe da. Iyo ntahagoboka. ibibazo se bigomeje kubibazo mpirukana nawe umbwira ati ibibazo gutya na gutya gutya na gutya noneho kugira ngo byorohe ndabona byiyongera Ana nawe Ndakumva. cecekere nongeye kugira ikintu byo n'umugabo sibyo cecekere ariko umurebe umwitegereze umurebe none se ko numva ntazi uretse ko nje ko kuyereka ubundi nari kuguma mu nzu nkiryamira nje kwereka kugira utange amakuru none se genda umunyamakuru banza narebye aho narenje atari aha ukuri pe ukuri ariko ibi byarabaye nyine abanzi banjye barishima abandi baza kureba ko nkihumeka hano birirwa basimburana ubu twicaye hano turi abanzi bawe uhita muvugaho ntabwo namuvuze ibyo uvuga ngo nicaye hano ukavuga ngo twicaye ese ko ntayicaye ishyize mu bwishyu navuze abasimburanwa abandi bakambana mu buriri ntabwo navuze abicaye seka nawe uracyari inshuti yanjye ko numva urimo uca imigani ibintu byose ari mu migani naba mfite uruhare mu byakubayeho nkahindukira se kandi nkaza kuko Mukamusoni yapfuye ibyo ni ibintu mbana nabyo buri munsi uhora ubimbwira rero nkaho ntabizi mbese byagenze gute ko numva uca imigani uca hirya uca hino ngo ntibambwire ngo abanzi baraza kundeba reba neza reba nyine ndabibona reba barashizeho kanya afese oya ntabwo uzihangana ntabwo wabibonye si uko ntabwo ari amafiyeri nyine ntabwo ari amafiyeri bizere ko muri kuryama mugasinzira ariko kuryama mugasinzira uretse n'ibingibi mbonye n'ubundi twarasinziraga niyo mpamvu Mukamusoni yagiye ugahita uzana undi mugore nibyo koko ariko Mukamusoni mbabaje nk'aho ari njye wari umutunzi ariko impamvu mbabaje nuko ari inzirakarengane kandi ari njye umuntu amubonye ubwa mbere ariko waramukundaga kundusha nuko ari njye waje ukeka ariko kuri bino barigaragaje none se ibi bihuriye he na Mukamusoni bifitanye isano gute kugira ngo wishe Mukamusoni se agasha ibintu birimo amayobera Matiya nawe ubwawe uri amayobera ahubwo nyine ndakwiyeretse nanjye ndakubonye ariko ninjye wabonye imbere sibyo ubwo watanze undi kubona undi ninde ariko mwebwe mumbonye neza kuko mwaba mwashaka kuwushyira ntagezeyo gusekana ubu ngubu nje kugusura kugira ngo duterane amateko mbwiza ukuri ureke guca ku ruhande ndumva wangeze
ariko nakomeje kubumvira Ana wikwivuna wikwivuna kuvuga none tugenda ngo werekeze uramerekeza se uyu wese uyu se nawe ntabwo ari tugenda ngo umushyitsi werekeze wowe mwazanye ariko si ibintu wanze kumbariza hariya ni ibiki koko pe Matiya ni ibiki urabona ari igikenera kukubariza hariya ngambaza uriya muntu amasambu we bimeze gute reka aricyo cyatumye ntakubaza reka nkubwire Matiya kankubwire yampe neza rero uriya wabonye niwe muntu wankijije amenyo y'abanzi nyuma yo kugirwa gutyo. Uriya muntu wabonye hariya yafashije Imana, sinavuga ngo ni mukuru ku Mana, ariko iyo atahaba umugore wawe yaranyivuganye ate ariko Matiya kuko uvugishije ukuri pe uranze ushaje utashobora kugirira ibanga umugabo mugenzi wawe, nkubwire ngo twice umugore wawe kubera ko yishe umugore wawe w'isezerano ukunda, urangiza ugende nagushimisha gukubita akabizo muri ubwo bwanwa, nurangiza ati burya yashuti yanjye iri gushaka kukwicisha. Ndabizi ubwanwa bwanjye ni bwiza ariko ntabwo si ubwo ufite amakuru umugore wanjye akakugambanira, ese ubundi akugambanira ate? Ibyo bintu byo Matiya narakumenye buretse ko ubundwaye kandi ntago namera nkawe, ntago nabinjira kwa nkawe, sibyo koko ugize neza unzana hano, urumva ugize neza unzana hano, jewe nkugamba umugore wanjye akugambanira ati jewe se ahubwo nkuvamo nte, urumva ibintu wambwiye n'akababaro mfite ari igihe wagombaga guhindukira nkajya kumenya. Noneho mbwira niba ufite akababaro se mbwira koko waramwishe, noneho waramwishe wowe none se wagira ngo mwice ubwo rero urumva ko kuba ntarabikoze ibyo ngibyo aribyo byatumye bakugira gutya, nuko wabikoze ntamenya kugambanira. Matiya reka nkubwire wiza kuneka mwandi makuru ngo uriya wabonye ubu niwe mpanzeho amaso, kuko mbese usaba mbere uyu mugabo w'injara warishumbushishe nishumbushe yarankijije nyine yaragukijije urangije uramwishumbusha, ari hariya atahaba araza agataha, araza akafasha akankura buri kimwe cyose. Ubu se uri kubona naba ndi kumesa gute indya gute? Yumvikana ko umuntu yagufasha nanjye rega mbaye mfite akanya nanjye naza nkagufasha n'umugabo mugenzi wanjye narabibonye ko gafite ako wari ufite nako kukubwira ukajya kunzimura, warangiza ugatukaniza ishitani y'umugore wawe. Ndayibuka njye nawe ndamwibuka nawe dutongana, ariko reka nze nkubwire gusiba aho ruzanyura uyu ni umugabo w'injajwa, urumva ejo utazabinjajwa kurusha uyu ni njye, ejo ni wowe wintege iminsi untega iminsi kubera iki? rero ibyo umpindura injajwa kubera iki?